akubyo ni igikire sikweto twanje tano ungeze i Kigali mwana ahubwo utamenda unjane ungeze kuri convention niho ndi buhagarara. Hari udukoresho ngiye kuzana two gushyira hano nyine urabona yuko nabikoze neza ariko nshaka kuzayikora neza. Mu minsi iri imbere nibwo tuzavugana nawe nugira ikibazo urututuzana ntari binge nzazejo. Amafaranga mfite ntabwo ari make, aho ndi bunyure aho nkubwira ko unyuze hariho unyuze, hari ibindi amafaranga mfite ni menshi ubuse wayajya ukayama. Nshaka kunywa uncana kuri we kandi tukagenda ku kinyabiziga cyawe. Nshaka kujya muri bare kayoga ka pirimusi ka byeri uncana ku kinyabiziga cyawe, hari ibindi uratoye uzani basa, hari ibindi amafaranga ndayafite genda bizi neza. Gusa ahangaha ntabwo harimo make, ni menshi cyane. Smart bampaye nyine wongeye ngira utuntu nanjye nifashisha duke ariko ntabwo ari cyane nyine, nzajya nkora uko mbishoboye ntari. Tujya no kuvuga nkoranyambaga ku ma WhatsApp ku ma Facebook hose tureba nyine utwana duhiye. Nese waba ufite nyine nta mwana ufite uhiye, ahubwo reka negereze motari aza njyane nta bindi nta kundi, ubwo nyine tuzavuganisha. Hakugira umuntu we kaba ari gutinda, urabona ko njyewe iyo mpagaze kuri inzu yanjye mba ndi kwifotoza nubwo nyiri kuyikora neza, ariko se hako wa muntu nabeshye nubwo narasubiriza ahantu k'agashonyi, ariko ngiyo uvanzemo n'utuntu twagaraviye mu gashonyi inzu irafata ariko igakomera. Nta muyaga atari uwa feke navuza nyine guse nk'uwuyijyana, ariko ntariba, ariko nanjye urabona imibare ndimo ntaribe kabisa nyine. Ubu njyewe ndi ku irembo iwawe, hako nyine moto yampfanye ariko hariyo nari nitabaje kubera uburyo bwo kujyana guhemukira, ariko hariyo nari nitabaje ariko ntaribi nayo yagutwara, ariko sibye ko hazamuka wajya uvaho nyine nanjye nkacunga wowe ntugire ikibazo. Wowe ubu moto nayiparitse ndi ku irembo iwawe, sibye ko akavura kari kugenda kajojoba gake, ariko moto kubera ko iyo nayiparitse ko ngiye ndi kugama, wowe nsanga ku irembo iwawe tugenda ahamanuka two twajya tugenda, hakazamuka wajya uvaho ukansunikira. Ikanguka vuba byuka, ndabizi ko ubyutse, aho ubwire uwo mugore niba hari n'ibyo murimo mu buriri ugira nyine tugenda. Niba hari ibyo murimo nyine utebuka, ariko kuko dore moto ibiri kunyagirwa, gira tugenda. Iminota mirihuta gira vuba. Ako se ko mbona hari mu duti gusa, uwo ari hehera ase watebutse ko mbizi ko uryamye. Tebuka ndakurinze, ariko nawe nk'iyo wari wariteganyirije ese ko utaresita gira wesitare, dore nawe ngiye kukugwa, ariko gira ubu njye nirinze kurunguruka muri utu tuntu tw'udukwi twawe. Niba ari kugira igitanda ku muntu ukaza kutwegeka ahangaha ntabwo ari sawa. Njye nyine ba wihanganye gatomo ndarya igitoki ndara, ariko se waretse nkabanza nkinjira ukanyugamisha niba uri no kurya. Bose reka tuvugane ubu tuvugane. Njyewe ubu ndi kurya igitoki n'umuceri, reka mbanza njye n'inyama n'aka gafanta nkameneho ndaje wowe. Okay, niba uri kurya reka iyi moto mbe nyizanye, ahubwo wowe bunyinguriye tubanze tugire turebe. Bunyinguriye muratinda, kingura muratinda. Kingura. Ese nimba ari inzu yanjye irimo urakinisha cyangwa ni moto iri kwatsasha? Oya, moto nayizanye ubwo ngendegere, cyangwa uragira ukingure nawe ubimaze ahantu binda nabo ntubimara ntabwo ngutwara kuko njyewe nese ibyo kugusakuriza ibyo kugusigariza
nk'iyi minsi nirinze ibintu byo kurya ni ukujya mbe nugamye ariko nyine umva rero mubwire amafaranga n'ayanjye ubuvuye darifuru nijya njya kuri wese nabikubwiye nk'ibisanzwe uragezeyo njya mu kabari ukurikira nywa fanta wowe musukira amazi mu gikombe bose urabona ndakubera n'ikibuno se basi kugira ngo umbwire ngo tujye kuri wese wowe mukenge ndi kunywa ji wowe nacura urajya unywa amazi nyine ukiriyaringa nyine amazi aramanuye nyine mu gihe uri kunywa kashi wowe mu gihe uri ugiye nko kwihagarika uraba usigiye mbe ngufatiye kugira nyine gucungira umutekano w'ako kashi nta kibazo bireka nkivana vuba kano kanyama nkamareho ndaje oye ase ugiki iyo fone yawe sinzi wajya yabuze n'amarezo ugiki wawe wakinguye kingura we mwana ese ko numva uri kwenda kurumaniraho uretse n'amashanyarazi yaruhushije ndaje oya ni moto yari kubiseho ipine ariko ntacyo ariko kingura ni moto narinzanye yani kubitaho ipine yo ni bro akuse mwana wacu ngoye tukarya urabona ndi bugutware nabi kingura vuba kingura turi kurya wowe ndagutwara ariko iyo ni pine wakozaga ku rugi rwanjye mwa ariko mutari bishije mwabayemo nyine uru rugi rwawe urabona iri rage ntabwo byari rifashe oya ntabwo turi bwumvikane ariko kubera iri wasizeho ry'umutuku biragusaba urabona umufundi wagiye ugaragara neza hano muri bitarike ni oya ntabwo yahakoze iyi pine iri hariya wayibonye reba hariya urabona ko habura hariya wayibonye uriya muntu wubatse hara ntabwo yahagorowe neza nakubwiye parikingi araburamo nakubwiye parikingi parikingi urabona rero imodoka ntabwo ziba zahaparitse neza oya urabona ko ni parikingi ya moto parikingi ya moto urabona ko ngiye kubera ko nibeshye nka parika aho twavuga niba unjyana uranjyanayo cyangwa unjyanayo uranjyanayo cyangwa unjyanayo ahubwo nyine twabanza tugakingura tukabanza tukugama akavura nyine nkabanza nkabaniza n'icyumba nkabanza nkambara neza hari umwana ufite se ndabona ko nyine urabona mva mvuye mu rugo n'umugore kubera ko umpamagaye umugore twari turyamye ko turi kuruhuka ariko nyine ntabwo nari nambaye neza ariko nyine ndabizi ko n'ubundi uhoza ujya ariko uje kujijisha kugira ngo tugende ariko ntacyo tubanze twijure ipuruza aho igeze ipura ntacyo turabibara oya uzayigeze oya ndagutwara uramenye nyine agasahani k'ibi twa kundi tugenda kuri toro nyine uriya muhumuro ntiwakugwamo ni agasahani k'ibiryo kode aho wajya musigaye mutekamo na resitora hano cyane ko bimeze pe wowe uranjyana ugize ku ishuri ujye kureba umwana wanjye kubera n'amasomo menshi na etide baba babahaye murangireho ibyo mbishyize hariya urabona nyine ukase hariya niho mbishyize ukase hariya gutya nyine ariko nakubwiye ngo ujyeyo nyine nanjye kujyaho naho umwana wanjye ni udusuperi tune ntabwo ajya arushye ni udusuperi tune twonyine nitwo mbona namusigiye ak'ifiriti ak'inyama n'ak'isosi bose rero ibyo bintu kera narafataga mu ishuri ahubwo njye kubera gufata mu ishuri reka mbigusubize ak'ifiriti ak'inyama nta gitoki mu gitoki ni umuceri n'igitoki byose biri amagana hariya handi wabisize hajya ni hera hajya ni bose utambitse nyine hariya uraca kuri etaje ya mbere urukunyumva neza mo ndaho uhita ukatara nyine muri korodoro niho duteretse turagerekeranyije kugira ngo ntunzi biba nyinshi zaduherura kandi umwana wanjye yabwirirwa niyo mpamvu nasizeho utuntu nyine ariko twizere ko ibintu by'umukene ntabwo haburamo n'umuceri wonyine si uduki hafi wowe hafi ibyo nakubwiye kuri iwanjye nyine narindi kukurangira neza ukase hariya muri korodoro oya uragera kuri etaje ya mbere umanuka ku ya kabiri turagerekeranyije nyine ukuntu ariko harimo n'umuceri ntabwo wabura urakingura neza ndakingura neza wowe rero reka nkubwire kubera ko kugutwara ntabwo byaza kuva wowe fata moto ndaba ndi hano wowe mbe nkurebeye inzu nka bosi ariko nawe kwinjira hano nkabanza ukumange nise wowe ntugire ikibazo cy'umugore wawe kuko njyewe ntabwo nyibishoboye wowe urafata moto nta kibazo ugende nyine urebe uzane uwo mwana ariko ntuzane ibintu by'ibinyanganyanga hafi ntabwo njye mvuye mu rugo mazi nta kibazo
ese papayi kasigaye yanga kuza kunyishyurira ku ishuri kandi maze icyumweru cyose niga ubu ngubu ni ukubera ikira sinzi ikintu namukoreye. Ese papa ko mbona uri guhangana n'uwo muntu ngwino uze ku kibazo cyanjye maze unjyane ku ishuri icyumweru cyose maze niga urumva ari iki? ahubwo nyine hari nyine nta kibazo ibiryo birimo. Ako ratusi wari uri kurya wari uri kurya Yebaba we ifiriti zose birangiye nzishigaje n'ibitoki n'inyama n'umuceri ndabishigaje ndajya kubimena imbwa zibirya. rata yemwa usanze rata mwihera akadenesi muri ko mfite akadenesi ifiriti zose urazisigaje muri ko mfite akadenesi ndazuka n'ubu tugende usa papayi wawe arakwemerera kubiryora aranyemerera tugende aranyemerera aranyemerera papayi menya ko narajya kandi na wa mwana wa bucura nawe ntiyariye y'inyama ebyiri ahita abisigaza. rero ndabona yanze sibyo urumva ko atariye na bucura atarajya rero mako kadenesi sibyo akadenesi byasaba kubaza ikibazo rero mwana turi ikibazo gise gihura na kadenesi hari ahantu mba naragashyize byasaba kubanza gushakisha. oya genda ukame niba ari icyo ushaka ndaza kukikuremera papa yagiye nyine nawe uraza nyine akadenesi ubwo ngiye kugenda ashakishe tugende gatozi nyine ndabanza ashakishe wenda guhita nkubwira kandi yewe bakaba njya kureba ko hari icyo mwangirije mu gikari ubwo turivuga nanjye nawe. rubori rero niba ari na rubori urabona papa waragiye dukoresheje umwete tugaca hakati hari akandi hari akaba ari kure nta kuntu twaca hano tukamutanga mu isafuriya. mvura akamubwira hariya mu gikari hari umuntu nyine wabita pasiteri w'umusirikare siza atetse umuceri kumbabura kandi urahiye wagenda ukisabisha amazi akaguha mfata ahubwo tugenda ahubwo turatinze ubwo twagiye ariko yo ngo nararushye